Yesu amugisha cyane naje kujugunya umuriro mu isi none niba umaze gufatwa ndacyashaka ikikandi uyu ni umurongo mugufi ari gusobanuye hafi Bibiliya yose ndimo ndabareba nkabona ni muri tayari nzamenya kugenzura amateraniro nzamenya kugenzura ibyo ndabizi tugiye kubwiriza mu mwanya ugoye mutari tayari sinzi aho muri niba mutatashe mu bureke nanone munsi ikindi amateraniro yacu y'abanyafurika cyane abanyafurika ariko cyane b'abanyamurenge nibo bantu ba mbere bagira akavuyo mu kanisa nibo ba mbere kandi hari umwuka w'Imana nta nibo ba mbere bazasohoka mu kanisa ntacyo bagiye gukora hanze kandi nta bandi bantu bazasohoka bari mu kanisa bibaho nitwe nimba umuvumo uzagushiraho ryari nukuri hari abantu nabonye asohotse ijoro gatanu kandi ni mukuru kwibaza ntabwo kuri muzogera muri katolika kandi nibo ba mbere tuzi tuza tunacamba turagira umwuka ariko bageze mu kanisa bagasoma misa bakanywa amasakaramentu bagataha no mu yandi matorero yandi hiriya muri ADPR ho biravuga bikomeye none ga icyo nacyo tuze tukigaragaza mu buryo bugisa mu buryo bufatika kuko icyo twebwe abavuga ko tumagatsa kwiya kandi utabibabwiye ni amakosa kuko ni umuvumo ubungari umuntu gusohoka mu ikanisa ntacyo agiye gukora ni umuvumo kandi mu rusengero tuba twakura ibintu bibiri mu rusengero tuba twakura umuvumo n'umugisha hari abazaza mu rusengero bagahita bakura umuvumo direct hari n'abandi baza bahakura umugisha kandi ukahakura umuvumo utabikwiye kuhakura umuvumo habe no kuri Yesu bwite rero mu rusengero no kuri Yesu abantu baza bakuraho ibintu bibiri bamwe bazamukuraho umuvumo abandi bakamukuraho umugisha niko ijambo ry'Imana rivuga biravuga ngo mu butaka ngo benshi bazasitaraho bakagwa abandi basitaraho bagakira bivuga iki bivuga ko iyo ugeze kuri Yesu ugomba kwitonda byabitubwiye wamara mu rusengero utarebye neza no kuruva n'ubuzima bwawe bwose n'abana bawe ibyo reka tubyihorere iyo umuntu afite ishurirwa rirenze cyane kuko yasomye jewe numva ndavuga ngo uyu mumama ahantu turi uku turatasha arabwiriza ko uyu mama ahantu asomye numva ntacigisha akura je yasomye numva ntacigisha ariko akura nubwo bivuze yagiye ariko kandi arabwiriza aravuga ngo kwari kwavuga ariko bumva umuntu uzi kwishurirwa n'Imana abigezeho bihita bisanisha n'ibyo yavugaga kandi amen kandi aratubwisha rero yabwisha kuko n'umuntu yavugaga ngo niwe wahaye bwira n'umuntu ahaye bwira none iryo jambo ry'Imana Imana ishimwe ko ryaje yavuze ngo mu ikanisa ntabwo ari ahantu ko kuza gukora ibintu gusa si muri club si ukuza kugira iriya minsi yo kuvuka ngo mu rusengero ngo ni ahantu gusa ngo kuva mu rwego tuja ku rugo
nabyumvise. None rero niyo mpamvu rero gusengera ahantu heza cyane. Niko yaririmbye aravuga ngo kuba mu nzu yawe ma ngo nibyo igiciro cye kugendana nawe. Hanyuma ngiye kubabwira iri jambo rivuga ngo naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacashaka iki kandi. Hano ndagira ngo murumvise ni umurongo mugufi, ariko harimo ijambo rikurura uwo ngira ngo naje kujugunya umuriro. Umuriro niryo jambo ririmo umuriro. Umuriro, naje kujugunya umuriro mu isi, none niba uwo muriro umaze gufatwa ndacashaka iki kandi. Mu yandi magambo, ese ninde wabivugaga, ninde wazanye umuriro? Ibyo byose birumvikana ko ari Yesu. Naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacashaka iki kandi. Yesu Kristo, haleluya. Ngiye kubabwira umuntu, ngiye kubabwira amakuru y'umuriro. Mwavuze ko bifite amasengesho y'iminsi myinshi, ariko cyane mbere imbaraga za Mwuka Wera. Numva uyu munsi aricyo tuvuganira. Iyo bavuze umuriro baba bavuze Yesu, baba bavuze Pentekoste, Mwuka Wera. Biza byaba bijana kandi ndabivuga mpereye iriya hirya ndabafite inzego zose zihariya n'uyu munsi wa none. Amen? Umuriro, iri jambo impamvu Yesu yabivuze bisobanuye amagambo. Yesu w'i Nazareti yaje azanywe na misiyo zibiri. Misiyo ya mbere yari yo kuducungura ku musaraba no kugaragaza ubutsinzi mu gupfa no kuzuka kwiwe, ariko ubutumwa bwiza duhora tubwira abantu bakizwe. Hanyuma misiyo ya kabiri yaje azanye umuriro, kuko ari umuriro, noneho azana umuriro. Amaze kuzana umuriro, misiyo yaje ari ugucana uwo muriro mu isi, hanyuma abantu bagafata, abantu bagakongera. Bamara gukongera, misiyo yiwe akaba yarangije agasubira iyo yavuze. Uko byagenze nuko Yesu aza, haleluya, haleluya. Yesu yaje mbere yuko Yesu yaje mbere y'undi mugabo wamutanze amezi atandatu. Ndagira ngo muramuzi nawe. Uwo ninde? Ni Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza nawe ni umuriro, ariko ugereranywa na Eliya nawe yitwa nabii wa moto. Hanyuma noneho buriya bavugaga ko Eliya azaza. Eliya wavugaga uzaza ni Yohana Umubatiza. Kandi amen, amen. Muzasome mu gitabo cya Malaki umurongo wa nyuma uheka mu isezerano rya kera. Nibo banyuma niyo finali y'isezerano rya kera. Umfuniko ufundika isezerano rya kera uravuga ngo uzabohereza umuhanuzi Eliya ngo umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye utarambere. Amen. Uwo ni uzasanga imitima y'abana n'iyabasi ngo kugira ngo ntazaza kurinda isuvu kwe finali. Isezerano ry'Imana turarangije no gufundika isezerano rya kera. Uzabohereza umuhanuzi nde? Uzabohereza umuhanuzi Eliya. Uko Eliya wavugaga ni Yohana Umubatiza. Kandi Eliya, amen, niyo mpamvu abigishwa babajije Yesu baramubaza ngo ese niki gituma ibyanditswe bihora bivuga ngo Eliya azaza? Azaza, Eliya azaza, Eliya azaza, Eliya azaza. Ngombwa wese abibashuje. Yesu arababwira ni Eliya, ngo Eliya agomba kuza ngo kugira ngo atunganye ibi. Amen. Nimuzi igihe reka nene kuvuga kumuvuga cyane ndamugeraho reka ntibisoze. Nuvuga ngo Bibiliya yose mara gusanga ari umuriro. Nako mu yandi magambo ubundi Bibiliya ni umuriro. Bibiliya ni umuriro. Ni umuriro rero wa wundi w'igitangaza. Hanyuma haleluya. Ese Imana iyo utekereza ko ari ese Imana irasaba. Imana irasaba. Hari Imana ifite ishusho. Ishusho yayo ni umweru. Ishusho y'Imana ni umuriro. Biranditse muri Bibiliya. Imana yacu ko ari umuriro ukongora. Neca y'Imana, kamere y'Imana ni umuriro ukongora. No baheburayo birimo. Ni ukuvuga ngo Imana irasa n'umuriro. Ni nabwo ikoze, ni nabwo iteye. Hanyuma Yesu Kristo si umwana w'Imana. Icyaha cyawe n'umwuka n'iki? Ni ukuvuga ngo na Yesu ni umuriro. Mwuka Wera wo ibitangaza. Asifiwe. Hanyuma na abajawe n'Imana bo Yohana yavuze.
Anasifi. Amen. Yaje mube abendi bagate. Ntibamwemera ngo ariko bamwemeye bose bahashobora kwitwara n'iki. Kandi ngo abo ngabo ntibashawe n'iki n'amaraso. Y'ubushake bw'umugabo. Ahubwo bashawe n'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Amen. Umuriro rero ni wake. Umuriro ni wake mwizina rya Yesu. Anasifi. Moto wa mbili. Umuriro w'Imana wake. Noneho Yesu amaze iri jambo impamvu ryavuzwe, Yesu asa mw'isi yaje mu ngoma y'Abaroma. Ingoma y'Abaroma yaje ku ngoma y'Abaroma abwire Rome ifite abaturage bari bahari cyo kibarura ryari hari. Abaturage bari bahari za miliyoni 250. Nibo bari bizabwire Rome. Hanyuma Yesu avuka yavutse hari ibintu bikomeye abantu bose barayobye. Gusa Yohana niwe wari umaze kugira gute? Yohana niwe wari umaze kuza atangira kubatiza ariko nawe mu mbaraga z'umuriro. Ariko ategereje kuzagira gute? Kuzabushikiriza nyirawo nyine kugira ngo nyirawo utangaze mu mbaraga. Hanyuma noneho Yesu Kristo amaze kuza amaze kuba nyine gutangira umurimo wiwe. Icyo yakoze ni iki? Yatoye abigishwa 12. Buriya bari abigishwa 12 nibo yakije umurimo. Yatsama abantu 12 yakijemo. Kandi ko yariko batsa mu buryo buteye ubwoba. Yariko abwira Matayo ngo ngwiki. Tayari magambo ntabwo ko yariko mutera mu muri. Matayo agaita Kefa kuriki. Agaita kuriki. Filipo kuriki. Agaita kuriki. N'abandi bose. Hari ndetse muzarebe no kushushanyo. Hari bamwe bagaza bashaka nabo bagira gute? Bagaza bashaka nabo bakuriki. Akabanyura muzima atagaza batora rugabo. Kandi ababenshi Matayo yamukoresha ubwo. Petero yagazaho. Kandi Petero yamuze gute y'umusirikare. Yahoraga we umusirikare nyine gukora ufite inkota we. Ariko kujya yari pareba muri bo bela aforme ela. Yari pareba muri bo akareba imitima. Akareba abantu bazakongera. Kujya hari inkwi zitaza zifatisha izindi. Hari inkwi z'imyaka y'uko ariko hari ubukwi bigomba gufatisha ubu. Kujya yari kwatora inkwi zizafatisha izindi. Amen. Si brigiti. Umuyenzi ni bo ucana mbere ngo gufata. Ugomba gushaka tundi bwiza bacana. Muzarebe ifuru muza kwibona. Ifuru kugira abantu bakaza ni nziza, zumye nziza. Bama ndetse barashiraho na petroli we. Barangiza noneho iyi furu imaze gufata n'ibindi bimaze. Baza basigara baterera n'umuko w'isi. Kandi kwa mawa. Kandi bawukura mu gatoyi kwa mukanya amazi. Nuvuga ngo nimuzabona mu rusengero. Kujya kubona ibintu cyagize gutya. Kujya harimo abantu batatu. Ibo baprongeye. Noneho abandi ni kimiko. Anasifi. Kujya mu rusengero agomba urusengero rwose. Ugomba kuba rurimo ba Petero n'abamatayo n'abandi. Inkwi nziza zazifatisha izindi. Amen. Yesu ngabare gucana abo bantu 12. Abo bantu 12. Amaze kubabara. Ama ende kuoka sensi 11-12. Sibyo? Gwamare ku 12 kagasobanura ibintu byinshi. Kuriya kubara helikera. 12. Kujya ariko atorunge gusa. Akabarwa n'ibintu byinshi. Agasura gatorunge ni byinshi muri adiko bivuga ngo bivuga tubiranga. 12 ni kanisa. Amen? Noneho akamutora akamutora. Amaze kubatora aravuga ngo sasa naje kujugunya umuriro mwisi. Ubwo umaze gufata. Muri abo bagabo bagana. Akazi kaje kararangiye. Abagabo nibo bazafatisha abantu. Nibo bazakongeza abantu. Ukunguku ubutumwa Anasifi. Umuzwa birizivuga ngo ufatira ngo rubaswe ku ntumwa niki? N'abahanuzi. Nukuvuga ngo abo ngabo intumwa nibo baduciye inzira barafashwe bamatangira gukongeza. Ukumuri hano mwese.
mwakongerezwe iriya mwafashe nde ubu ari kera kose agaza numva kiri biriya umuntu akiri mutoya umuntu yagaza kizwa bakamavuga ngo yafashe ako kantu akeza baramashuri naho ubu ibihugu baravuga ngo yakishije ariko kera bazavuga ngo yafashe nigeze nko gufatwa kera n'umuriro nyine urafata nadivuye mu kiraro ntazi abantu kandi gupagana inzoga n'ibindi ngo shiki wacu usanga habaye ubushutsi bamaragira gutya noneho nk'abo twanganaga baza kundamutsa nyine ku manywa ababiri bagenzi baje twasangiraga inzoga ngomara kuza bambwira ngo bambaje amakuru yo mu kiraro inganje ngo turagize barabwira ngo tujye kwicara ahantu hirya mu gisambu cyari gihari turagendaga twicarayo noneho tumaze gushika turicara ngo bamwe barambwira ngo twebwega ngo bya bindiga byo kunywa inzoga byashize ngo twarafashe none ga nawe atakundi ngo bira uzoza ugenda wenyine mu babembe bose bariya bose twarafashe ngo ndabaza atese mwabigenje kugira ngo mfatwe mwebwe se mwabigenje nogira gute nanje kugira ngo ngire nuko bambwiye ngo mugasambu twari twicaye ku Rwanda bati ngaho bamara ngo yose wiha gwirege ngo gwirege icyaha kose wakoze ati cyo gusa namahane moja mbili tatu dile numva ngo bamara baterera kaliri karaga korasi bama kutaga korasi bo baterera korasi ngo bamara nisho bambere ujuju nabazamuka namageriya donc banda kongere kera madafashwe ngo bamarega abantu nabo mu muhanda bakavuga ngo yafashwe kuko sinage gusenga ariko nyine ariko imbaraga gakize cyoke ariko nazi kisukwezi mu kwezi kumwe gusa ari kwezi kandi nari tebere zambaraga uko nakongere na umuriro usutwika kandi muri uko kwezi kumwe nuko kwezi kumwe nakongeje izaki fari zimwe nafuyemo kwa kutarabyo kutya mu muzimu namava mu muzimu sibikira muhindi kandi sinamenye ho nanyuze ntabwo nigeze menya ngo nanyuze aha nasanze gusanga ngiye kuyindi nzu usanga mpagaze ku murwayi n'abaye paralise noneho umukoraho ngo mukoro yama azamuka akumuro bigitanga namukoza kutya yama batuka yamazamuka uko nuko bari Vamos. Mudete. Bwana sifi. Muroni wapi mkoroga. Muroni wapi. Noneho Bibiliya igitubwira ngo umuriro w'Imana, ngo umuriro w'Uwiteka, ngo uhore waka ku gicaniro, ngo ntukazime. Ibyo bisobanuye kera mu isezerano rya kera kuko ibyo muzamumva ngo Imana itora inzu ya Aroni. Imana itora inzu ya Aroni yayitoye ku mpamvu y'igitambo. Igitambo bisobanuye ibintu byinshi. Amina. Ariko hari umunsi umwe aho umuriro ukomoka. Umuriro hari umunsi umwe Imana yarababwiye ngo bategure igicaniro. Baragitegura igicaniro ngo bamare Imana yonyine yapfuye. Yasunira kuri cyane ngimara kwasunira kuri cyane Imana yamivuga ngo umuriro wasa nije kwakije mbere hanyuma nawe uyu muriro ntukazime ntukave kuri iki cyane kugira ngo abatanje bazahore batambira abantu iteka ryose ariko uyu muriro ntukagira gute ntukazime uyu muriro wasobanuraga iki uyu muriro wasobanuraga Yesu uzaza wasobanuraga na Pentekoste. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ari naho inyito ya Pentecost cyangwa se ADP rero aho iryo jambo ry'ubakuru barikora mu bari hanyuma noneho uwo muriro wari utangaje kandi uwo muriro wagiye usane abana b'Aroni n'imfura za Aroni Anadabu na Abihu umuriro bawucanye nabi bawucana amafuti bawucana ubutariko umumaro wa mbapi bombi bamafira muga
Nadabu na Abihu babafite. Yego? Hanyuma uyu muriro wateye ngo bariya abantu mujya kumva 250 batwitwe umuriro w'Imana batwitwe. Igihe umuriro uzamumva kuri Tabor ngira Tabera umurongo Tabera Yesu ahimba numuri abanyesiraheli baritotoje Imana bavuza mu neza kumagano hirya y'amagambo yabo umuriro bakongeza barasha. Amen. Umuriro ngana muzi bisobanura bya umuriro n'uyu muriro bonyine usanzwe uyu bonyine ni dani uyu muzamara ku mashanyarazi kwandika ngo kacedemo umuriro ufite ibintu bisobanuro byinshi ndetse bitubwira akamaro ni utanga umucyo n'ibindi. Ariko noneho mu nzu y'Imana umukristo agomba kuba afite imbaraga z'umuriro w'Imana. Umuriro w'Imana ugahora muri we, icyo gicaniro kigahora kiri muri we kitazima iteka ryose. Hanyuma niyo mpamvu mubona abantu barasinziriye, abantu barwaye ubusinziro mu rusengero, bakajina basinziriye, bagasenga basinziriye, bakabwiriza basinziriye. Noneho iyo umuriro uri muri wewe, turaza kugeraho mu kanya, iyo umuriro uri muri wewe ni ukuvuga ngo nicyo ihe wewe ubujutse kuri wewe muhora kukubamo. Mubona ko abantu bajya bakunda kuvuga ngo twagize intege nke, ngo twebwe twagize intege nke. Nta muntu wakiriye imbaraga za Mwuka Wera ariwo umuriro uzuja mu ntege nke, kuko icyaro gihora cyaka buri munsi uko bukeye nuko bwije. Akiri umuhigo inataka moto wako tuye, itajizo tutajazwa tukipata moto wako tuye. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Abantu barashize mwitorero uri mukubireba ukabona abantu ko barikoresha, abantu bagikoreshwa n'imbaraga za Mwuka Wera. Ikintu gitangaje nuko uri kubona abantu bakoresha ubwenge muri ibyo yaravuze no mu ndirimbo no muri Bibiliya, ariko ngo nzaririmbisha ubwenge ngo ndirimbishe n'umwuka. Ni ukuvuga ngo abantu baririmbisha ubwenge, abantu bakaririmbisha amayeri, abantu bakabwirizanya amayeri, abantu bagakora umurimo w'Imana mu mayeri, abantu bakoreshwe na Mwuka Wera w'umuriro ubavumbitsemo, igicango kibavumbitsemo. Ngaho aho abantu bifite abantu ntibigeze bakira imbaraga za Mwuka Wera w'umuriro. Abantu bakiriye Yesu baza mu rusengero ariko ntibigeze bakira Mwuka Wera mu buzima bwabo. Iyo mpamvu yabwiye bajya abagabo, arababwira ngo mwabagabo abigishwa ba Yohana, arabareba abona bari mwivugabutumwa, ariko ngo abarebe aravuga ngo se muherutse uwuhe mubatizo? N'uwe mubatizo muherutse? Kandi bari muri misiyo yabo mwivugabutumwa. Elo beta koshera zite kontre fosha nipasyaso. Mana yacu nisokora dufite ubu, nisokora dufite ubu. Abantu bakarimba barumye barapfuye nta Mwuka Wera urimo. Burya umuntu usinzi uririmba azahabwiriza ikintu muri ukuri, azahabwiriza mo ukuri. Burya umuntu usinzi ubwiriza kimwabonye umudamu, uyu mudamu je namwitegereje, murabona se yishanyagura ku rwanje se ukaba wishanyagura agasimbe siko gutuma ngo bibiri nizi metodoloji yanje gusa, ariko mwabona ko yitoje cyane aranazibishe, ariko je namwe iki murimo arimo iki je n'umubona kabe arimo ikintu kiriya kintu kimurimo. Wa mukobwa yaririmbye aravuga ngo je ndi Kristo, bityo ni iki ikibazo dufite de apel
Je volais ma tante qui t'attend. Christ implore. Va mourir. Ah, c'est fini. Ah, Bwana sifiwe. Amen. Amen. Mromi mana wako yuko. Yesu ahimba. Amen. Ndikuva mwana kwa abantu bamshina abandi bakavuga ngo nico basore. Ha? Mwana ko mumshina abasaza bari bakavuga ngo nico basore. Mukabona abandi bagize cyo mukabona ngo nico. Kurya ntugira ngo niki. Ni itegeko. Indege zigira amasababu kandi amashanyarazi yumvikana mu kinyamwenge. Nta kintu na kimwe kitagufasha uri mu rusengero uyirimo umwuka wera n'umuriro dirusha dati keretse uvuze nabi tukana kandi urusengero wari tukana. Amen. Dore umuntu uri mu mwuka w'umuriro abiyagize gutuko abantu bazabagira bate abantu bamwe barafashwe ku gato abantu bamwe barakongereye. Nigeze kuba umuhungu umwe yigaga Butare icyo gihe nabaye Nyanza none tugira mu isoko hari Butare ureba mu isoko uturagura mu isoko kandi yiga Butare ni smart ameze neza mu mugabo umuhungu mwiza cyane turi kuba mu isoko ngomara na manu zaturikije haleluya yamanira haleluya apa iyi ni boya mu kanisa uko mu isoko kahuye bitanga byaba kandi abikora tambwiye abantu uko turi mu isoko turagenda tureba imyenda muri bakavuga mu isoko ngomare nama murebe cyane nama mukweka abantu bose baramureje bagira ibintu kumureba babona yambaye neza babona ameze neza babona namukwete nanjye ko ndamureba ngira ngo bonega biramufasha isazi umuntu abari kundi wenda abantu baramureje nuko anyura kuri kariya nzira nanje namanyura kuyindukira ariko niko mureba gutya ariko abantu bose bari kumviriza amaso ngo arenge hirya agatugurira hirya noneho ndabaze wowe gatwara cyagenze uko byanditse uko gasaga n'umukozi w'isoni muzi ijambo yashubije yarambwiye ngo aho haleluya ufata ngo aho ufatiye neza yiteye ako wakombe uramuheri ko warafashe nari ko umusazi none ubu nisoko ati jewe ati no mwishuri ati nifashe izana n'ibyo ariko rero ni pastor akumva biratiraje baga yamagira cyo kandi yararangije ngo ndatuzamubwira yamagira cyo gusa baba mu madini yarafashe kandi umuntu kugeza kuri musi wa none namabira namaze ntagira kanya ko gutuza bamuri maso Pentecoste. Imagine umuriro. Amen. Moto wabiri. Nimona ako mugabo umwe muri Yohana Marehemu. Ako Marehemu Yohana. Marehemu Yohana yaravuze musumba. Aravuga ngo nukuri. Ngikimurimo hari mu gitara. Ngo ngiye gutera yaratubwiye ngo bagiye gutera haleluya. Mbona marajari nayo mu gitaramo gutya mu nzu turimo gitaramo amaze Yohana yamayitera yamagenda yamajana twese turi muri hejuru ukawuri mvaha toro rya none abakristo bano bakeneye kubatizwa mu mwuka wera n'umuriro bakagira izindi mbaraga bagahabwa ubundi bubasha bagahindurwa amateka kubw'imbaraga zanesheje zatsinze kuko muri kino kinyejana turimo tugendera mu ijana cya mwuka wera ni utuyobora mwuka wera ni ukora ubu ni ukoresha ikanisa
Amen. Muri izo mbaraga nizo abakristo bagomba kwakira kugira ngo bazihabwe. Nigeze kuganira n'umutemwege Jehova, ndamaze mbese ari ukuntu yari agize ndamaze iteko umutemwege Jehova nubona ko arimo kukuganiriza uzomubwire mbese umwuka wera ibyawo baza kunyura hirya bazabonera ku ruhande. Baravuganye mu muntu ngo amara arambwira ngo umwuka wera ngo ntabwo araza mu Rwanda, ngo ntabwo araza ngo umwuka wera aca Yerusalemu. Ukumvo bazi ko umwuka wera iriya aho ururukiye hariya ngo turashikiriye uko ayo ni makuru bazi. Dufite abantu mu itorero bataraho bamenya amakuru ko umwuka wera yamanutse, kandi uwo mwuka wera uyu murongo kubabwira wahoraga ugaragara mu isezerano rya kera niwo ugaragara wagaragaye no mu isezerano rishya uza kugaragara ku butumwa umunsi wa Pentekoste. Nimubakire mu izina rya Yesu. Imana yahaye isezerano Israheli irihereza Yakobo abana biwe 12, ariko noneho haza kuba mu Giputa imyaka 430. Yabitubwiye uriya mama. Hanyuma bigeze igihe Imana ihagurutsa Mose. Imana imuhagurukije Mose, imuhagurutsa mu mbaraga za Mwuka Wera n'umuriro. Hanyuma imubonekeye mu gihugu cya kumuriro, iramwibwira, imubwira amazina yiwe, iramubwira ngo ndi Uwiteka. Nako yaramubwiye ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya Ibrahimu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Ariko muri cyo gihugu cyaka kumuriro, Mose ukomantere za Bibiliya zazivuga ngo Mose niho yabatijwe muri cya gihugu cyaka kumuriro. Abatizwa umubatizo wa Mwuka Wera n'umuriro. Lebon etas informe la casa era que fakita sokeba. Hanyuma Mose ngo hakanuka n'imbaraga. Mose yari umwungeri. Mbaraga za Mwuka Wera n'umuriro nizo zazi kugira umugabo. Ni nayo mpamvu muri Bibiliya ivuga ngo muzabagabo. Mose rero agabute. Mose ahagura imbaraga. Atangira kuvugana n'Imana ana kwa ana. Bakavugana Imana ikamubwira. Mose nawe akayibwira. Kugeza igihe Imana yabwiye Mose, yabwiye Imana nyibwira mumenye kugira ngo nzamenye icyo mbwira Abanyegiputa n'Abanyisiraheli. Iramubwira ngo ndiho n'uwo ndiwe n'Uwiteka Imana. Aramanuka Mose azamanukana lebonge ebangina. Zamuri mashwari. Haleluya! Amanukana imbaraga z'umuriro. Sasa mukabera n'umuriro. Ni igihe cyamone turimo mwumva iryo torero rya Israheli ryayobowe na Mose, ariko banyuma bashoboye kandi babonye dukeneye ubuyobozi none. Ndavuga abapasiteri n'abakuru b'amatorero cyangwa se n'abaperezida b'amakorali. Mbundi ntamvuge kuyobora umurimo w'Imana. Lipe patika bosakila verba. Chamurule erda for. Umurimo w'Imana bandila asoke bandila sokele la for. Jile bontika asompere. Kuko hari ibintu dukora by'imico. Imico yacu ndavuga muri rusange hirya no hino ku isi. Ibyo twikorera byinshi ni imico. Bibera mu mico ni ibintu bigaragara. Muzarebe nahabe no gutorwa kwa pasiteri mu basenge. Batorwa ikimenyetso cyo gutorwa nk'umuyobozi w'ikanisa cyangwa se umukorali, umuyobozi w'abakorali cyangwa minisiteri. Twebwe tugatora ndetse dusigaye twara ku rupapuro. Ibyo ni ukuvuga ngo umuntu ushaka gutorwa wese ni n'ugusenga ntukabura kumurwanya agatorwa na Mwuka Wera cyangwa umuhamagaro urimo abantu bakamubonamo bakavuga ngo siko bimeze muri hari umugabo we kugira kubwiriza iwacu iriya Bibiliya washika asanga umugabo umwe kiyasenze akabaza gusura umugabo we atasenze kandi yamushaka asanga hanze baterana ku cyumweru basohoka ngo basohoke basanga ari hanze arabaza se ko atasenze bati kuriya bati ngo baze kumusenga ku bwacu ngo none niyo mpamvu atagisenga ntagisenga kubera kuko atasenga ku pastor. Aragaruka basubira yasanga yarasenga arabaza se ko yasenze ati kujya wavuye ahangaha yana abwira bene waba ati ndabicamo ati muze naje ngikansa abandi baravuga ati ubuke dufite uraca mu kanisa wino tujabe
ngo tukujabike rwose umusenge tukujabike nyine ugiye gute ube pasiteri ariko bwa uko ni pasiteri turi kumwe ari nayo ntandaro y'ibibazo bikomeye mu buzima bw'abakirisitu. Ubuzima bw'abakirisitu dufite hano hanze bikomoka ku bantu kuri leadership ku balida bayoboye aho tugomvikana kumva icyo n'icyigisho gikomeye cyo mu rwego rw'ubuyobozi kugira ngo umuntu abwire abantu bave n'imico y'amafamiye Yego. Mose yarafite kuvuga ariko yarafite imbaraga z'umuriro. Muzi Mose yagaze muri Egiputa akoresha ikimenyetso kimwe. Ni kimwe gusa akoresha. Icyo yakoresheje ni ikimenyetso cy'ingoro. Ingoro yari afite yishize hasi. Bayishyira hasi iva mu iki? Iva mu inzoka. Inzoka mbive mu inzoka. Farawo hamagara abakonikoni bose kuko muri Egiputa naho bagiraga inzoka. Hanyuma izo nzoka ziraza nazo arazishashika aho ngaho. Ngo amara kuzishashika aho ngaho igitakaza kibabwira amazi. Noneho ngo Farawo n'umugore we batangira guseka ati ngaho aka gakonikoni kamwe kari Abanyisiraheli mfite agakonikoni hano ariko none ngo inzoka yakoze icyo yakoze. Ngo yazirebye gusiga itsuru. Ngo izirebe igitsure amaze ngo za nzoka zirihinda z'abakonikoni. Ngo zihinde zishaka ngo gutabanyika. Ngo zishaka gutabanyika umwuka wari muri ya yindi ya Mose. Ngo urazikubanura muri icyo kibuga zazirimo nazo urazikubanura zose zishira ku murongo zose ntizari zikicigenga. Hanyuma ngo urazikubanura zose ziza ku murongo hanyuma ngo zitangira kuza kuri ya yindi ya Mose. Iya Mose igenda izimira imwe. Hanyuma ngo umukonikoni wose yakitabungira ngo Biblia husema kizagisobanura Biblia cyane. Noneho ngo uwo mugabo wa Supermanse yavuze aho ngaho ngo aravuga ngo izo nzoka rero ngo buri mukonikoni wese bari ko gutinda inzoka hasi ngo akamenya iziwe. Nta muntu uzobera inka ziwe habe no mu bw'igihugu ngo yobera inka zawe akamabona iyibiri akamabwira abandi ngo iyajira ni undi akamubwira ko iyajira ni iziwe zashaka amasoka akavuga ati ibyajira numve uko byagenda. Haleluya. Inzoka ya Mose yagize izindi zose abakonikoni bose yazimize nta n'umupira aho ngaho bose ngo bari basohotse ngo bagere hanze bakora inama bavuga ngo uriya mugabo niba ugiye kuba umukonikoni mukuru muri bari basimana ngo Imana n'umvuce rwose. Farawo baravuga ngo uyu mugabo mubona izindi mbaraga zidasanzwe. Mwumva ko Imana yabwiye Mose ngo Mose ngo icyo kimenyetso cyonyine ukoze ngo cyane gutuma kura Abanyisiraheli mu Egiputa ngo ariko ngo ngiye kwinangiza Farawo kuti ngo kugira ngo mukubite icumu amapingu icumu. Icyo Imana ashaka kwereka uwo munsi n'imbaraga zibizira n'imbaraga za Mwuka Wera zazimira utundi icyo bita imbaraga bandi utundi tubaraga rwose. Mwuka Wera w'umuriro azamenagura tunavunja tunafanya nini? Tunateka mateka tunaharibu. Tunapomoka. Mose ashorera abantu arabajyana. Buriya mu ihema ry'ibonaniro hakorwaga aho muza mwumva ihema ry'ibonaniro hari ihema hahera. Buriya habagaho icyo bita Shekinah glory wari umuriro ryari itara ariko ritagira ibicucu. Ni umuriro mbese umutambyi cyangwa agatinya kugendamo afite ikizinga n'icyaha cyangwa agatinya kugendamo nuko yari azi kuriya muntu mutwika cyangwa se uriya muriro watwikaga bariya bantu ntabwo ari umuriro watwikaga nk'uyu muntu warabafataga bakunda gusa bakunda. Amen. Umuriro w'Imana. Hanyuma noneho bose muribuka ihema ry'ibonaniro ryubatswe n'abagabo bangahe? Ab'Imana yari ibwiye Mose ngo ugende utware abagabo uje konsesana konsiyo ya mbere uzaba yuzuye Mwuka Wera. Baraza Mwuka Wera ni umuntu ugomba gutorwa mu buzima bwose bwa Kristo agomba kuba konsera agomba kuba yuzuye Mwuka Wera. Abantu bamureba baravuga ngo agira Mwuka Wera niyo konsera mbere y'umuntu w'Imana. Konsera mbere s'ukujira bazikujira cyane cyangwa se bazikubwiza cyane ushobora kuba zikusoma mu magambo hariya n'ibindi ariko nta Mwuka Wera urimo. Amen. Bravo. Yego.
akomeza. Imana yari yarasezeranyije isezerano rya Isiraheli Yakobo, iramubwira ngo ubwoko bwawe buzabana nawe buzagenda. Umuntu waje kwica iryo sezerano ni umugabo witwa Ahabu yishe isezerano azana Yezebeli. Yezebeli aragenda aramuzana. Yezebeli yari umukobwa w'Itiro i Sidoni, ni umukobwa wa Etibari. Etibari akaba umwami w'Itiro Sidoni, akaba umutanzi w'Imana Bayali. Hanyuma Ahabu yari Umunyesiraheli, ari umwami w'Abanyesiraheli usenga Imana, bajaga bose gusenga. Hanyuma azana uwo mukobwa, azanishana mu rugo, azana ababyeyi, abaramuzanye kuko umukobwa utuzuye Mwuka Wera kirazira kumushaka. Yego ibyo reka tubireke byo biragoye cyane kuriya. Amen. Niba waje kujije umukobwa utakijijwe n'uwawe, mwabasore muri ko mushaka ukabona uzanye umukobwa utakijijwe, ubuzima bwawe baburi mu kaga k'iteka ryose. Kandi umukobwa yo guhindura, ariko wowe kumuhindura biragoye. Umukobwa ashaka umukristo wowe utari we cyane, iwe yo guhindura, ariko wowe aho umuzanye atari umukristo ni igitangaza. Niyo mpamvu ngize kumugore cyane uzivuga ngo urugo n'amatungo umuntu azabihabwa n'iki, n'ababyeyi bari umugore mwiza umuntu azamuhabwa n'Imana. Naho hari ikintu gikomeye cyane. Atukuzwe naho wasaba gusa kureba gusa ku mashusho gusa wasaba muri uwo mugeni mubanza kuja amasenga ngo urebe ko yuzuye Mwuka Wera, maze gusenga n'umwenge mwumve ko avuga ukundi. Yaravuga karuciye ngo umugabo umwe ngo yavuye mu muhanda ahunga abarozi, baravuga ngo akayimuka genge yamavuga atese ko ahunze ni kutahunza abarozi akajana n'umugore. Kurya karuciye haciye ravuze umuntu yohunga amafuti akajana umugore. Turi kumwe? Yego. Ariko abagore baramuhimu bafite, kandi abagore nibo bambere kuba basi. N'itorero rifite abagore bafite ubujutsi, n'itorero ryose rigira ubujutsi. Muzi ko umugore afite ububasha wagasifeza. Amen. Turi kumwe ba? Muza muri Maxwell. Haleluya! Ngiye kugara ahantu kwiruke. Ngiye kugara ahantu kwiruka kuki. Mwuka Wera manuke. Ariko Yezebeli zamubwira umushinga. Usa Yezebeli zo gusoma amateka. Kagi umushinga Yezebeli. Kama nda karabusakira muri. Haba uri bibwoga nigute yahimuye ubuzima bwa Isiraheli. Araza ashiraho amategeko ayabwira umugabo yinjira mu bintu, umugabo bazana Imana Bayali bayishinga kuri Karumeli, bashiraho amategeko atandukanye, bakora ibintu biteye ubwoba. Ariko Yezebeli akora ikintu kimwe kibi giteye ubwoba gitangaje. Ashiraho amategeko aravuga ngo wa mugabo waje ngo ntupabuza abantu kuja gusenga i Yerusalemu, ntuzubareka bagende ngo kandi boge bagende kuri Karumeli. Yamavuga ngo kandi bizimana zombi, Imana Bayali iwacu n'Imana y'i Yerusalemu zombi uzibanye ubasha. Zombi zezerana kimwe, zezibirindwa kimwe, hanyuma baze bafirinda abaturage bagashigikira. Yubuze icyo yateye ibintu atera confusion, yamatera confusion abantu baje mu gihirahiro, abantu baje mu bintu kutamenya no kudasobanukirwa Imana igomba gusenga y'icyo. Imana y'Imana yariyo, hanyuma abantu bamubwira icyo gihirahiro cyo gihari na y'umunsi wa none, ikintu bize gukura abantu gusa muri confusion. N'imbaraga z'Imana. Kandi aho zigeze nta negosiyasiyo zibaho, uzuvuga rimwe bakumva kabiri. Turatarabye turatarabye igitabo ko cyinshi zaburi atukuje asifiwe. Abahanuzi basenga, abayumve basenga. Abasenza bavuga bereka bakavuga ngo yasi Imana kuri Karumeli.
abo ngabo ababicaga n'abahanzi bashira babaga imbere ya Yezebeli bari bashaje ibisu bahora amateraniro muve babwire. Amen. Indonga zeteriko zawa nale. Indonga zeteriko zawa nale. Musumwe nijoro yari mu kibuga cy'ikazi. Yafata umugabo afata undi mugabo. Arabaza kuri mwiza kaje nijoro cyane zero. Kandi yambaye ubusa. Kuri mwiza kaje cyane zero. Essa turi kumwe ba? Yego. Ibintu byose ni. None kuri munga zanje ngo ariko ayi wahasha. Ukayishaka wabayusa. Ta mahuzi. Ari bagaje. Uko kakabari wa revera w'ikanisa. Uwo bani mukisi. Yaramushira abapasteri bamwungirije. Ati ngwino twere. Aramujanye amahambukisha abantu bagabo pasiteri babiri. Ati muri bimwe wanyu. Barabashe tese byageze. Yo iwe bivuga gutese. Bamwe wabona basiwe wamugenda uhishe uceceke. Uceceke wamugenda. Hari kwa gatandatu mu cyo gucunge. Uwo mugabo abantu bagaterana kamere bakongera bagatera n'isore. Confusion. Timuzi ko abantu bari kurara mu byaha bakana mu busabane. Gacha kugatera nta. Lebo que famila so. Timuzi ko abantu bari kurara basabane. Bamara akaruka tengora muri rikoma. Simari fuka muri kanisa. Koda fuka mu esa turi kumwe. Yego. Ibintu gato. Kuko je bari n'amakuru. Kuko ari n'ababindi. Iyo Imana igize neza. Arababivuga. Abantu bacanga. Tibazi ijoro, tibazi Imana no kusengera. Jimi. Abantu bakimenya Imana no kusengera. Ikintu kiza gisubiza abantu mu mateka y'ubuki. Abantu bakamenya Imana yagiye. Mwumve rero, mwuka wera na Bibiliya babivuga. Ngo mwuka wera nawe ngo azatumenyesha. Jewe izabitekereza kavuga ngo jewe Imana nakiriye tariki z'ukwezi kwa kabiri 1999. Inzanekereza ikintu cyangiye Imana z'amase bangagiye. Jewe hiye natokombera bawe. Inzagu icyo ikintu kimbaho. Ntawe uzisobanura nyine sinosobanura ngo kimenye. Imana faye. Atakush. Nta muntu wokivuga tibiba. Habe n'ubwo umuntu yasinziriye asarije amakuru. Kandi rimwe na rimwe usanga tufite indasanga. Ariko harahatahage ya mtu watubira abantu bose muri Nairobi imiti igomba kuzuka.
umuntu yomanya amakumyabiri kabisa kandi usanga bane isoma usanga mukasi ibindi gusoma gusa inyuguti ese turi kumwe ba uyu mugoroba hari abantu bakirima niba ubona Imana niba niba umenya amakuru y'Imana ikiza kitumenyesha Imana ni umwuka turatarame mu izina ryane Eliya baraje maze Eliya azari igitangaza Bwana asifiwe Amen Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mungu. Imana ya Ibrahim. Imana Isaka, Imana family. Bwana asifiwe. Moto ule wa kwanza. Aliyowasha sisi tauzima. Hakurya twasenga uyu muntu urwaye indwara gusa yaragize imyaka arwaye nk'indwara gusa nyine bene iyo muntu ndagise gusa gitangaza amapepo yabatangira kumoka kandi twaba tumukora gutya akabavuga ngo nimugeje ngo ndahiye waje kugira ngo utego naje gukora iki gihe kubera iki waje kugira ngo ndahiye ariko amapepo akumuriye kugeza igihe cyangwa ubugoroba cyangwa barakotora barakana Eliya arahasha ngo bari kuhasha arabanza gusatunganya ibintu aravuga maze mukureho imyanda mukureho ibintu bakoze kubanza kwiyeza no kwitunganya gerageza kwiyeza no kwitunganya maze mukabera ubugoroba gerageza kwihana no kwitunganya mukabera bona hanyuma umuriro wake muri wowe Eliya agrate Eliya kwa kibu Eliya anatunga mali yamashinga isezerano rya kera kuva kuri Yakobo yamashinga mu bitungano ibu ya byambere Rubeni Isaka Yuda Nafutali amavuta y'ibindi yose ashize kuri Benyamini bamara kuyashiraho yose nuko yarashize n'uwake yiwe n'ijuru ubwo isezerano cy'Imana yavuze niba hari Imana yakubwiye kuza ushire Mungu icyambere Imana ziresha oya icyabahiri babazi kana mabisha boy
Twebwize navuze amagambo gusa rimwe naravuze ngo Mana Ibrahim na Isaka na Yakobo uyu munsi menyekana ko Imana ngo kandi ko waho isengesho yasenze ry'amasegonda 45 abandi basenze umunsi wose ariko iyo sengesho ry'iminota 45 ry'amasegonda 45 rifite icyo risobanura yaravuze izina rye kuko Eliya bisobanura Uwiteka ni Imana cyangwa Bwana sifiwe. Amen. Yaravuze mu bihe bitatu twa gusenga no heka pasa na Pentecost. Baravuze ngo Mama Ibrahim na Isaka nande iryo sengesho bikubiye mu bintu bitatu bikomeye. Nivuka bya Yesu no gupfa kwe n'umwuka wera. Muze umwuka wera. Yewe muzi ibintu cy'abantu umuriro w'Imana ukaba wamuryoshye ngo wira utwika ibintu byose n'ay'amazi yashizeho n'amabuye abantu bageze bagiye kubaza amakuru baravuga ngo ibishoka Karumeli ubizi ni ahantu na Eliya n'Imana nibo bazi ukuntu aha hantu hakoze igitangaza umuriro wanyuza abantu bose barareba ngo bamara gusaba ibindi bimwe baravuga gusa ngo Uwiteka ni Imana yazina bagyoheje Uwiteka ni we abantu bose ngo bataka bari bavuga gusa ngo Uwiteka ni we Mana ngo babagiza gute hari uwigeze asubira kuza gusenga ugamye nta wigeze asubira abantu bava mu bwirangiro bamenya ko Uwiteka Imana ari icyatuma abantu buzuye umwuka wera bavuga rimwe hanyuma abantu bakamenya Imana Uwiteka Imana bagasubira kandi bakamugarukira abantu bakamuza Amen. Ahaziya niwe wasimbuye Ahaziya ashaka ubuyobozi amaze kugera ku buyobozi muzi icyo yakoze yaravunitse ahantu avunikira ahantu ku idirishya ry'isobekerane ngo amare gute ngo amare yohereza abantu yibagirwa ko muri Israheli hari Imana yohereza abantu kuja kuraguza igirwamana Belizebuli biye kuroma ngo amare arababwira ngo mugende ngo muje kuraguza igirwamana Belizebuli biye kuroma ngo nimara gushika ngo mumbarize niba nzapfa cyangwa nzaki baje kuraguza ngo amare gushika ubwo Eliya yarabihaze ngo amare gushika iyo bakagenda mu nzira basanga Eliya agenda n'abitambara baza mu kabagabo komeje bati umwami aradutumye ngo tuje kuroni kuraguza igirwamana Belizebuli Eliya arababwira ngo musubire y'amahanga ariko izo mbaraga zo kusubiza zaratakaje nimusubire nona umugabo umwe kandi kakabo gato gato cyane nimusubireyo muganya muje kumubwira ngo se muri Israheli nta Mana ihari karasha kuraguza igirwamana Ekroni nta Imana iri hano muri Israheli igitangaza cyabaye nuko imbaraga z'abagabo babuza abantu kuja kuja kuraguza ibigirwamana Imana iri imbaraga zo kugarura abantu bari kumanyira aje kuroni kuja kuraguza ibigirwamana Imana ni izo mbaraga z'imbaraga z'umwuka zo kwimira no gutambira abana baje kuroni ubundi ubutumwa tuvuga nabo yabivuze yavuga ubutumwa tuvuga sugu nuko gukura abantu mu bata abantu bakaja mu bwiza abantu bakava mu byaha abantu bakakira Yesu Kristo abantu bakaja mu bwiza busha kuko ngubwanje ngo ariko abene wacu bagagira gute ngo bagakiza ni ukuvuga ngo akazi dufite saka akazi dufite nako gukura abantu mu mayira bariko baja mu yirimukiro abantu bakaja mu bwiza Meza mute. Noneho Bwana sifiwe. Ubutumwa bwo gushekerera abantu nta butumwa bwaciye wacu ngo ubundi ntakuvuga kinyamurenge guze nta butumwa bwa kinyamurenge ntawe ese niba papa akote uwa musongo buriya ndibona akote nta buri wakote ni mwene wawe ariko iyo mu Imana nawe mu Imana inzira yo kuja mu ijuru ni yawe nawe niye kandi nawe n'abana be ntabwo ahubwo icyo gisaka intangaza cy'Imana njia ni ya mtu pekee aha tsoduhurira hano gusa gusenga twahurira gusa tuje kubwira amakuru y'ijuru kugira ngo abantu bakomeze urugendo nendo la Mungu ni kubwa basha
bashabaye. Yes, Ahima. Asifi. Nimusubire y'amana hanga. Mugani mujya kumubwira ngo nta mana iha. Ngo baragenda bagera ku mwami, ngo bagera ku mwami. Umwami arababwira ngo se tugomba guca mutazanye amashini. Ngo baramubwira arababwira ngo hari umugabo twahuye aratugarura. Umugabo wahuye aragarura ndi umwami ninde nabakunyene. Tekereza kandi umwana bakomeye bangana muri muco wa gato. Yatumye abantu ko murabona ngo mama bakagaruka undi muntu akabagaruka bageze nk'inyamagato. Niyo wakukana bwinshi ninde wo ko murabona muzoko aratugaruye mwamare yababaza ngo se arasakute ameze gute ngimuzi batoya twabonye umugabo ati ni muto ati bwenge batukaje umushumi w'uruhu rw'ingamiya bishe batitangise rero ni ibintu yambaraga neza se ni ibintu by'abantu yabapanga abasirikare 50 n'umushefu wabo mugende no kufatira yagavuga ngo ni Eliya yamamenya ko ni Eliya w'ishuri nta wundi nita ngo hanga kuko ndi nta wundi batukubera ko afite imbaraga ni mansore batukora nta wundi reka nohereza base dumbisa affaire abasirikare mu bantu nginya bawe nginya ibintu bibiri ku isi icyambere muri ubuzima nyine bwo ubuzima bwo hasi icyambere nginya ariko ntabwo ndabitinya icyambere nginya ni kuba igeza gutya nagazaika mushuri n'itinya sheke abo naje gusanga bagabo bapfuye gusa izi kubita gushemera gusa abantu kubona bahwereshe izi bombara na mwese ngo mwera yagaze kubita bimwaje ngamani toratoza imvige amani nzayenza ngamugoreka ngamaje gutorera abo nakusanga abantu bose bari Saka binginya n'abasirikare kuri abasirikare itangaza barantangaje kandi jewe nzamareba cyane itekereje mbona bigiyeho tutindi iki kwemera ko bigiyeho tutindi muzore ko bazabagere muzabona umugoro wiyo bari ku murongo bagiye kuri papi muzababona abantu bazabajana batekeranye ntibavugane kandi bakajana amasaha menshi umwe akazagendera kaha undi nkahariya undi nkahariya undi nkahariya kandi narabitegereje n'amaguru
kandi yagukubise ijisho cyangwa ahantu azahagaragara gutya yipanze ariko ntabwo azahagaragara gutya yipanze ahagaze nko kuri poto cyangwa ku giti iwe ijisho ryiwe ririza nk'amagufa aza yamamagara rwose bamukubita ibyaha ajya bakamata niba barigishijwe kureba bazabyigisha twebwe ntabwo tuzi kuko ni byinshi noneho tubona hajya babasize sipase umwe hano undi hariya undi hariya kurya tubonyeraho umunsi umwe rero hari akagabo kibishije hano noneho ndi inyuma yiwe kambata kandi undi ntabwo yarazi kwamara rero kigakutanga kwamara yamubwira muri kusha ngo barwana ngo ni kubwira niba bari begera igiti cy'inturusu bamagana amashami amaze kakagabo barabara noneho nzambona iyo ngiye kubabona nzambona umurongo waba uturutse hakurya y'umuhanda hano niba ngiye guhura nabo nzana kugira ngo nyure kuri uya mwega hakurya noneho umuntu barusitaraho akabizi nabonye ibiti bamukubise jewe no kwamaga bajya bakambira umuntu ukuyazize kuriya ayigisha abo ni abantu abagore bazabihanganira abana n'amaseda bagira umuti usibye ko mu ngo ni abantu nk'abandi noneho duhe imana icyubahiro cyane mwana sifika ndashaka kwereka imbaraga z'umusirikare umusirikare ni umuntu ukomeye cyane na bibiliya zibivuga izi ko muri abasirikare bande abasirikare ba Kristo noneho Ahaziya yohereza abasirikare 50 twebwe umunsi umwe twaratarana twari turi aho simbavuga turataramira itangazo saa munani kandi twari abagabo benshi cyane twaba tubona umwari w'ijisho kandi yinjira nta mbunda afite yinjira gusa afite icyobo twamara gusara twapusara ko umurongo ufite nuko uko ke bamara n'abasaba ngo naje tukavugana hanze uko twasohotse ngo nimuze ngo tuzamuka twere tuganira hano icyobo avugana n'abantu nubwo twazamuka kandi gusa yavugana tureba gusa kandi atuganiriza neza imbaraga itangaza porque twinjije iyo tutogeje ahantu twahamaze iminsi elo abasirikare 50 baraza mugende muje gufata Eliya abasirikare 50 n'umwe bategana ngo bagere hariya basanga Eliya ngo basange Eliya umushefu yamavuga ngo we muntu w'Imana mutambuka imbere tugende mwabara kudutura tugende tuje kumwana Eliya icyo yavuze ni umuriro w'Imana wo muri yaravuze ngo niba n'umugaragu w'Imana isumba byose ngo umuriro umanuka batwika umuriro utuma abantu 50 bose ndabute urabatwika amakuru amenyekana ibwami bohereza abandi 50 barasura baraza bafite ubukana kuri abandi baraza baje gufata Eliya naho arongera kandi bavumyeho n'umugaragu w'Imana isumba byose umuriro umanuka gute batwike nabo barongera bagira gute barashe yohereza abandi 50 abajya 50 bamenya ko abandi 100 bashize ngo amare umushefu wa yamaze amabwira abandi basirikare turashize natwe agenda si ikibazo gihaje icyo yamenye umugabo sikiri yamenye ko kurwana n'imbaraga zindi kuko yabonaga umuntu umwe nazindi mbaraga afite ariko yamenye imbaraga ziri muri uyu mugabo yamenye imbaraga z'umuriro ngo amare aragenda yicisha bugufi Imana iduha imbaraga z'umuriro abantu bagomba kumenya bakamenya yuko hari ububasha niko Pawulo yavuze ngo dufite ububasha dufite imbaraga tuzo gukubita hasi
Wanasifiwe. Amen. Amagara yacu ngo kubera y'agaciro ngo ntubishe umutwaro. Eliya rero arabashobora baragenda bashiye. Bashaka umwami ati vuba kuze mu kuzama. Amen. 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 Imbaraga z'iki? Zuri. Imbaraga z'iki? Muzabwira ngo Dawudi yaherewe amasezerano mu muriro. Igihe cyo kugira ngo Dawudi hari ijambo yari yakoze asaba Imana. Wamaze gusaba Imana imusubirisha mu muriro. Kuri Aruno aho nawe yamuhereye amasezerano, isezerano rya Ibrahimu. Niyo mpamvu yamubwiye amakuru maremare nta Imana yabwiye Ibrahimu. Imana yabwiye Ibrahimu iramubwira ngo urubyaro ngo uzagukomokamo ngo nizo uzanyitirirwa kandi n'iteka ryose. Kandi avuga ngo iki gihugu ngo nicyo zaguha ngo wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe. Hanyuma yongeye kandi kubibwira Dawudi kuri Aruno imusubirisha umuriro. Imana yamanutse mu muriro irongera kandi iramubwira ngo wowe Dawudi ngo uzaba umwami. Iryo ni ryo jambo Netanyahu yavuze kuri ya munsi Israheli, ambasade yaje muri Israheli. Niyo munsi Netanyahu yafashe disikuru aravuga ngo ahangaha mu mpagasi ngo niho Imana yabwiye Ibrahimu sogokuruza yaramubwira ngo igihugu ngo nzagiha ngo abana bawe ngo n'urubyaro rwawe n'abuzukuru bawe. Bati turabuzukuruza na Ibrahimu. Ati ahangaha niho Imana yabwiye Dawudi sogokuru iramubwira ngo ahangaha ngo niho ubwami bwawe buzabaho ukazageza iteka ryose kandi igihugu uzakiguha n'abana bawe n'abuzukuru bawe. Ati rero twebwe twabana ba Dawudi. Muri uko munsi urusengero rwuzura ariko bashushanyaga Yesu Kristo. Urusengero umunsi rwuzuye ku bintu bikomeye cyane. Ruriya rusengero Salomo yamaze kurwuzuza umunsi wo gutaha barasenga. Bamaze gusenga amaze umuriro umanuka mu nzu y'Imana uramanuka ugatwika ureza urahumanga urabisobanura ngo mu nzu y'Imana agomba kuba harimo umuriro uhora weza imitima y'abantu, abantu bagasanika abantu bakaba mu mitima. Bibiri iravuga ngo n'imitima y'urubanza ngo turatinyuka imbere y'Imana tugataramira Imana kuva kuri bw'Imana. Ntabwo ari ugupfa gukora ibintu, ntabwo ari ugupfa gukora gusa ibintu, ni ukubikora mu mitima yacu mazima dutunganiye Imana. Mwuka wera agahabwa abantu. Yesu ahimbaza. Amen. Isezerano rishya riraza, Yesu Kristo araza amaze kuza. Wanasifiwe. Haleluya. Yashoje ngiye gusoza. Uwaje imbere ya Yesu ni Yohana. Yohana umunsi bamutwite hari ijambo ryavuzweho. Bibiri iravuga ngo umuvugo yabwiye Zakariya Yesu marayika yaramubwiye ngo benshi ngo bazamezerwa kuvuka kubona ngo kandi ngo benshi ngo yimuga ngo bazabagarura ku mwami Imana ngo kandi ngo uwo mugabo ngo bazavugana umwuka wera mu nda ya nyina ngo kandi ngo bazagendera imbere y'Imana ngo mu mwuka ngo bashaja Eliya ngo kandi basanga imitima ya base n'iy'abana ngo n'abatumvira Imana ngo bazabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo batunganirize ubwoko bw'abatunganiza umwami Imana. Hanyuma rero Yohana rero yarahawe ububasha bw'imbaraga z'umuriro. Yohana neza textuellement n'imyenda yambaraga nk'Eliya. Ubwo busabe hari ibintu yaryaga, ibiryo yaryaga bitandukanye ariko bifite ububasha. Muzi ko Yohana yaryaga inzige. Yaryaga inzige. Inzige zisobanura amahanga n'ibyaha abantu bakoresheje. Hanyuma rero afite ububasha bwo kuzitira ibyo nzige no kubabwira bakihana bakagenda. Niyo mpamvu yagendaga ku misozi akagenda avuga ngo nikore zera z'Uwiteka ngo kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Kuko yari integuza ya Yesu Kristo. Munsi rero Imana nabura umuriro mw'itorero ryacu kugira ngo abantu bafatwe, abantu binjire mu zindi mbaraga. Izo mbaraga z'umuriro ni imbaraga ziba zifite imbaraga za supernatural, supernatural, imbaraga za mwuka wera, ni imbaraga za supernatural, ni imbaraga zidasanzwe, ni imbaraga zitaza zijerwa na famiye, zitaza zijerwa n'ibihugu, ni imbaraga zitaziza. Amen. 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 Zamuka wera ari wo mwuka w'umuriro. Doko byagenze rero hari isezerano. Amen. Amen. Mugira umurongo mundeba gutya.
uva ngo mureba gutya bibi duhimana swahili Atukuzwe. asifiwe Asifiwe. umvira isezerano zose yohana amaze kubwirwa ayo magambo yarabwiwe ngo yohana yabwiye zakariya aramubwira ntabwo marayika yabwiye zakariya ngo uwo mwana benshi bazanezerwa kuvuka kwe ngo kandi azavuga n'umwuka wera mu mbere noneho ngo amare amezi atandatu icyo cyabaye ni ikihe icya kabiri ngo aja kuri nde kuri mariya nyuma y'amezi angahe marayika wa wundi wabonekeye yohana hati niba ubonye kubonekera nde kandi ngo marayika yitwa nde Gaburiyeli niwe mesaje noneho araza kuri mariya ngo amare gushika kuri mariya ubwo yamubwira ngo wamara ugiye gusamira kandi uzabyara umwana w'umuhungu kandi uwo muhungu wanasifiwe bazaba mukuru wanasifiwe mariya yamavuga ati ivyo bintu vyemeye ntibishoboka ivyo bintu marayika bitagije kwirenge yavuga ngo umwuka wazagira gute azakuza muzamuka azakuza sizakuza kandi azagutwikira tituri ku mwuka wera w'umuriro w'imana iswera cyane mariya rero ngo marayika aramubwira ngo none rero ngo niba ushaka kubimenya ngo gende uje kwa mwene wanjye Elizabeth mubwire gutya urukiga ngo ugende byo biro gute ngo uje kubaza amakuru ugende uje urahamenyera ibintu bikomeye mariya yamagira gutya yamagaje yo byo ariko ngo baganaga basano hari ukuntu bavukanaga ngo bari gushika ngo bashike baragaruka turi imana isoro cyane ramusabwe abantu bagaza baramukanya umugabo wambwiye ngo baza kwimira undi ngo mukamukanya nk'iyo mukozeho gutyo ngo baramukanyisha bamufata gutyo ngo akumva ikirere ciwe ngo ubundi tukibika abantu baramukanye mwumve nabi mwumve ko hari ikigega ko kuva ngo nta kigega abantu barakonje ni mwaka mwiziga Konseri kak chumberu musekara mufite konseri muzo maza murumukanye imbere kugira murumukanye mupimane murebe ko mufikire kimwe murebe ko bose fasha apana sana mtoto zina akoye it ndamukanye mbiwe turi hano wakasi bakasifi Elizabeth Elizabeth aramukije Mariya aramukaje na Mariya ariko bombi barakwiye umwe akwita umuriro undi akwita umuriro ugashanirwe maninya umakazi bashi umwana w'ugabutanga ugashanirwe maninya umakazi bashi umwana w'ugabutanga ugashanirwe Thank you.
soma. Leta kita sakwa. Dimana kerja? Asifiwe. Leta kita soma. Icyantangaje nuko atigeze amubwira ngo bakobwa bose icyamenyesha uko atwite kandi kwa kwezi kumwe yamavuga ngo madamu bose ku isi ngurahiri tuzite kuko abanzi bacu ngo bacishe uko bigufi tinggal kita saat ini mereka itu dia bangus gambar saya mau ngomong cek konde ini bahas apa saya mau dua coba ini kita kita sini itu kita mau cari kita tinggi lah nggak apa anak mau bikin muda ini nggak apa suka umumnya wanita itu kan cuma itu ke situ nggak apa suka anak mau radif anak mau bohong gimana bisa kita? Gimana beliau? Bibli sifu kan gusu kita Yohana. Ojari neze kishu kita buba. Yohana era fuka ka. Abantu bari ya kitengere. Bakamusanga kuri rodani hano. Agashikusa ibi. Akaziki upa kuba batiza gusa. Yakaza bashira mu mazi sakajana kayi bosha mu. Niko kaziki wo gusa hagaze muri rodani mugera. Ni ako kaziki akorera ngo Yohana. Abandi bahagaze mu murimo. Bibli sifu kan ngo ibisarurwa zishishi. Ariko basaruzi nibake mwambare Yohana rero muri tumbuka none umusumwe akababatiza abagabo bashe kandi bazaga kuri Yohana bakabagira umurongo kandi bakamamenyekea bari bageze ahantu hakomeye imbere yo Yohana nawe yamara amaze akabishongora yamara agafata umufarisa akababatiza amana wicirabe ingebe mwangije isi akamuta mu mazi agasura kumubata genda none ahangaha icyo navuze ngo hano hariho amagambo akomeye asifiwe nuko nyine bazaza ibipanze noneho Yesu nawe aza kubatizwa kandi nawe yamajijisha yamaza kimwe n'abandi aza kubatizwa nawe tugiye kugeraho ahandi bari baramuka yabandi ntibari bahawe tugiye kuyigeraho bitumara kwinjira mu buzima bubi yo kwinjira mu buzima bw'umwuka wera n'umuriro uyu niba tugize Yesu niwe wambaye agashati k'umweru giza amahirwe abandi ariko siko bimeze niko bimeze noneho nawe aje mu bandi kubatizwa gutyo noneho bamare rero uyu mufasari wa mbere kubatizwa uyu we wenda noneho uyu tukara kujya so hakaramba genda mufasari musadukayo ibana bazerote Yesu hagaraho uyu ari ku murongo basaga ku murongo kandi bameze
gutya bameze gutya bitonda bashuguma bahinda umushitsi uriya si Yesu Yohana wabure bazareba Yohana wabure Imana iduha amaso yo kwereka Yesu yego ubundi mwuka we iyo avuze iki ntabwo aba arimo mwuka wera gusa azavuga gusa ikintu kimwe azavuga gusa Yesu aho bari bakumvikana mu kino kinyejana cyacu na Bibiliya bivuga Bibiliya mwuka wera nasa n'ibapa azaza kubibutsa ibyo nababwira kandi bazabibahiriza sameza ntabwo yari yambaye imyenda itandukanye n'iy'abandi wenda bafite ibimenyetso nk'iby'abandi ariko gusa no murebye gutya gusa yamamumenya yamamenya ko bavugana na cyane yamabona ko amurusha ubushobozi kandi nta wundi muntu n'umwe wari gushaka uruhande ubushobozi muri icyo gihe bamurebera amabona ko bafite n'ubundi bushobozi ngo amare yamamwegera kugira ngo we agire gute yamamusanga ngo amare aramwegera amubwira ngo niwumbatize tujazwe na Roho wa Bwana akamubwira ngo niwumbatize aramubwira ngo niwumbatize ako mutekereza umugabo tusobana mu ijuru nawe uhagararanye n'Imana Imana ikazimubwira gushira mu mazi undi nawe akazimubwira hari abantu bavuga umuntu waraye ibere Yesu akamwonsa umuntu akonsa Imana uwo muntu nzamubona umuntu wafashe Imana akashira mu mazi uko ivyo bintu nzamubona muzakora ivyo bintu ukuntu tuzoumve nawe ngo amarere Yohana atoye n'umubatiza undi ati n'umubatiza bakana bombi mazi ati n'umubatiza undi ati n'umubatiza abagabo ntibarabatizwaga baracyari inyuma bariko baravuga siyo bamutinzeho abagabo ntibarahanguka ngo batahe baguma kureba ibiko bibakumbi yasubiye ko bamutinzeho kandi ko yajanye imenyekeye cyane n'iki ngo amarere rero yasamwibutsa ivyanditswe Yesu amwibutsa ivyanditswe Yesu aramubwira ngo emera ubikore ngo kugira ngo ibyo basogokuruza banditse ngo n'abahanuzi bakabihanura ngo kugira ngo bisohoke Yohana yamashibuka yakavuga ngo ukore nzatekereza ni jewe nzatekereza ngo ko yavuga ngo kubatishwe neza ari komish ni jewe uzaba mubibona kuko Yesu ari kigari wamubanye nacha asifiwe muri rwako yego urakunda umuriro watse muri ako kabandi amahagurumira ibintu Imana idufashe uyu mugoroba umuriro wake muri twebwe umuriro wake wewe amen muragira ngo abayabatije kimwe n'abandi se gamboro yakoze hose ndetse hari bamwe bazabasoma kiriya gice bakavuga ngo ntabwo byinshi mu mazi niko bazavuga ko ibyo bivuga ko byinshi mu mazi bamwe bazavuga kuko yakoze ikimenyetso cyo kumufata gutya bakamubatisha kuko ntabwo ari bazizi ariko Bibiliya zivuga ko yagize yamubatisha mu mazi menshi Yesu yabatije atuye n'amaguru Yesu ndiyoborotse mbona abaje kubaturage amaze ngo Yesu ashakari Yesu ngo amaze kuja hariya murebe ikintu cyaba Bwana sifi amen amaze ngo Imana uwo munsi uraka abantu Imana yari irinze isezerano ko risohoka kuko byari isezerano rikomeye kubera kuko Yohana iyo yanga kubatiza Yesu ibintu tuba tukiri mu bibazo biteye ubwoba kubatizwa kwa Yesu ni inzira ikomeye cyane y'icyigisho gikomeye cyane ngo amarere Yohana rero ahagaze aho ngaho ngo amaze Bibiliya zivuga ngo ijuru rirakinguka muzi ko igihe kirekire bari batuye mu isi ijuru rikinze ngo amaze ngo ijuru rirakinguka ijuru ngo rikinguke Imana iravuga
imana biravuga ngo nguyu mwana waje kuvuga ngo kandi kamwishimiye hanyuma ngo yohereza ikimenyetso cyakuka we intumwa yamira guca mu kabande yamira guca inuma gusa yamira guca mu kabande bako barayibona yamira guca yamanitura kuri Yesu asifiwe Imana ishobora cyane asifiwe Thank you.
Non lo mettere a fuoco. Thank you.